Niba wakritse hano nuko ushaka kumenya Grow Smart with Angelique icyo ari cyo, bahaye ikaze kuri uru rubuga rwacu Grow Smart with Angelique. Nibwo bigitangira, nubwo kera yari iyindi YouTube channel, nza kuyihindura nyine, nza guhindura amazina, videos zari ziriho zikura ko twahinduye niche. Bibaho, ni ibintu bisanzwe nyine mu buzima umuntu ashobora guhindura. Nari naratangiye kera muri 2021 nza guhagarika kubera impamvu zitari zinturutseho, ariko ubu ngubu nagarutse kandi nagarukanye imbaraga nyinshi, mfite stamina. Mushaka kubibona no mu buryo nishimiye kongera kubona namwe, muraba agaciro kanini kuri njyewe. Rero nta muntu ushobora gukora YouTube channel for nothing. Ntago nakora YouTube channel ntacyo nshaka kubagezaho. Rero murabona ko noneho we are going to grow together guys. Ni ugukurira hamwe. Mfite ibyo nshaka kuzabagezaho. Muri ibyo ngibyo navuga ko bikubiye mu bintu bibiri. Icya mbere ni iki ngiki. Niba ukunda technology, urahiriwe. Niba ukunda technology, this is your channel. Niba wikundira rwose ikintu bita ikoranabuhanga nkanjye, iyi niyo channel yawe. Ni ukuri nkunda ikoranabuhanga. Mbaza ngo kubera iki? Ikoranabuhanga ryoroshya ubuzima guys. Ryoroshya ubuzima, rituma ibintu byihuta. Umurimo wari gukora for long time ugasanga ukoze mu gihe gitoya, amasegonda, just a click. Kamvuge ko ari just a click, ukabona ibintu nyine bise byihuta, ubuzima bwawe bukakorohera, ibyawe byose bikagenda neza kandi utarushye, utagowe. Seriously, nzi neza ko umuruho nyine nta muntu ukunda. Niba hari ukunda nyine atubwire in the comment section. Ariko ziko nta muntu ukunda umuruho, nta muntu ukunda ko ibintu bigenda gakeya, ibintu biba sluggish. Ni ukuri nta n'umwe ubikunda. Njyewe nkunda ibintu byihuta, nshaka gukora bikihuta kandi nyine bigatanga umusaruro munini urenze uwo byari kuba byakoranywe hatakoreshejwe ikoranabuhanga. Rero niyo mpamvu ikoranabuhanga kuri ino si turi kubona ko isi irimo iraba driven by technology mu buryo bwose bushoboka. Haje none ibintu bita AI, artificial intelligence, ku buryo ibintu byihuta. Niba wari ugiye kwandika proposal ukaba wayandika, waha prompt runaka AI, ugahita ubona bise biza utagowe, utarushye, utagize iki. Rero ibi bintu nibyo tugiye kuzajya turebera hamwe hano kuri channel, kandi nizera ko buri wese azabikunda akabyishimira. Cyane ko uburyo tuzigamo technology hano ntago ari uburyo busanzwe bwo mu ishuri. Hari ibintu bikunda kuba ku bantu, ukajya mu ishuri ukiga ariko ugamije kwibonera urupapuro rwose, ukaba uzi ngo ushaka degree runaka, sibyo? Ukaba uzi ngo numara kwiga imyaka 3 uzabona degree, uzabona diploma, uzabona certificate, ariko mu by'ukuri bigasigara nyine wigira mu kigari utazi niba uri kwiga icyo bizakumarira. Muri kubyumva? Ariko kuri ino channel tugiye kuzajya twiga technology, tureba cyane ese tools zidufitiye akamaro dukeneye. Nk'ubu tool nkeneye cyane nk'umumama ni iyihe? Ni iyihe app nakoresha ikamfasha wenda mu mirimo yanjye, muri gahunda zanjye za buri munsi? Hanyuma iyo app nkamenya no kuyikoresha. Ubwo icyo gihe iyo app nkwiye kumenya ikibazo ije gukemura ku buzima bwanjye muri rusange. Nimara kumenya ibibazo ikemura, benefits zayo, noneho ntangire no kumenya ni gute nayikoresha. Ni mastering, mastering, mere nkaho mfite masters muri ibyo. Iyo app ni mastering, imenye ukuntu ikora from A to Z, noneho njye nyikoresha ingirira umumaro runaka. Apana gutunga telefone utazi n'ikintu ishobora kukumarira. Aho ngaho turabyumvikana, kuko hari abantu bashobora gutunga telefone ariko batazi umumaro wayo, batazi ibintu birimo, icyo byabamarira, icyo byabafasha mu buzima busanzwe, mu buzima bahora banyuramo buri munsi. Ikindi urumva tuzagenda tureba tips and hacks. Tips, nkunda tips, nukuri ntababeshye, nkunda utuntu tw'udu hacks. Nyine urugero, ushaka kuba uzi ko wenda guselectinga nk'ijambo bisaba gufata suri ukayiscrollingaho gutya nyine
sinzi tuzabyinjiramo neza, ariko undi agahita akubwira ati wenda nukanda nukora right click gutya cyangwa se ugakoraho triple clicks bihita biselectinga nk'umurongo wose wenda wa the line of code. Ubwo ngiye muri code munyihanganire, ariko tuzabyinjiramo mu buryo nyine tumenye tips and hacks, tips twa tuntu tugenda tugufasha gukora ibintu wari gukora igihe kinini ukisanga uri kubikora mu gahe gato kandi ku buryo bworoshye. Ibyo bintu tuzabyiga ku buryo bworoheye buri wese, tuzagenda with baby steps ku ntambwe ntoya nyine z'abana, like kugira ngo twese tugendane, nta n'umwe uzasigara inyuma, waba warize tech, waba usanzwe uzi tech, waba utanayizi, tuzabigendanamo neza gake gake. Kandi uzajya agira ikibazo ajya dropping ikibazo cye muri comments, kuko nzajya mba mpari kugira ngo mbafashe. Ikintu cya gatatu, tuziga ukuntu twa building better digital habits. Icyo nshaka kuvuga hano ni iki, ni ukuri hari umuntu ushobora kuba afite smartphone ni nziza, nabwiye ko nyine dufasha, hari ibintu byinshi dufasha, ni ukuri byinshi pe, nabigiyemo menya bwakwira bugake. Ariko nanone hari habits dukwiye kudevelopinga muri twe, ku buryo iyo smartphone itazatwicira ubuzima ngo bigende nabi, usange uhora urwaye amaso, uhora ubyiringira amaso. Kubera iki? Kwa ko amaso yahora muri screen, ntabwo ufite umwanya na mutoya wo kuba wareba n'ibindi, uhora uscrollinga, ngaho uri kuri TikTok, you're scrolling up, scrolling, nta n'ikintu cy'ingenzi uri kwigamo, you're just scrolling. Turebe izo habits dushobora kwiga zadufasha kugira ngo technology itazatwangiza, kuko hari benshi yangiza. Ibyo ni ibintu tuzagenda twiga gake gake, urumva ni big topic, ni topic nini cyane. Hanyuma ikindi, tuzareba ukuntu wa boostinga career yawe cyangwa business. Abantu bafite business murahiriwe. Tuzareba hamwe ukuntu wa boostinga like your business ikagira abakiriya benshi, ukincreasinga income, nyine ukabona amafaranga winjizaga ku kwezi agenda yiyongera, ntago agabanuka, ukagira inyungu nyinshi, ku buryo kampani yawe, business yawe imenyekana ku rwego rw'isi, bikagenda neza with digital marketing cyangwa n'izindi techniques. Rero ndakumenyesha ko udakwiye kubura, cause niba nta na business ugira, ni ukuri you need to have one. Mubwize ukuri, nta muntu ukwiye kubaho nta business afite. Ukwiye kuba ufite business. Ariko none, if you don't have a business, you maybe have a career. Ushobora kuba ufite career, wenda uri umwubatsi, wenda uri umu IT nkanjye, wenda ukora ubucuruzi, okay, abacuruzi ni aba businessmen, wenda uri umuganga. Those careers ufite, umenye how technology can help me grow. Uzazi hano, uzabihasanga. Grow smart with me, muze twigire hamwe. Ikindi muri technology tuziga, we'll be discovering how technology can help you grow financially. Ni gute technology yagufasha gukura mu bijyanye na cash. Iyo tugeze ku mafaranga, you can understand gute yagufasha gukura ukabona amafaranga menshi. Ni gute technology yagufasha gukura mentally, mu bwenge, ibintu nk'ibyo nyine, ugakura ukava ahantu hamwe ku rwego rumwe ruri hasi ukajya ku rwego ruri hejuru. Ibyo bikorwa bite? Ni ukuri gukura hano ndi kuvuga grow smart with me. Ni ukuri hari ugukura guhari kwizewe guhora kubaho, kuko iyi myaka igenda iza, tuvuge turi muri 2025, 2026 birumvikana ko tuzaba twarakuze, dukura mu gihagararo, imyaka yacu iriyongera. Niba ubu wari ufite 31, icyo gihe uzaba wagize 32. Ariko ikibazo rero gihari ni iki, niba kuri 31 wari uri umuntu nyine ubumenyi ufite aribwo ugifite, aribwo uzaba ugifite muri 2026, urumva ubwo uzaba warakuze? Never. Niba amafaranga winjizaga muri 2025 ufite imyaka 31, ariyo uzaba ukinjiza muri 2026, ese uzaba ubwo warakuze ra? Oya,
sweetheart ntabwo uzaba warakuze. Rero iyi mikurire ndi kuvuga ntabwo ari imikurire iyisanzwe nyine yikora, kuko uko imyaka ishira ni ukuri tugenda dukura. Nk'ubu hano muri 2021 ubwo abari banzi icyo gihe they can see the change already. Hari impinduka iba yarabaye, uba ushobora gusanga narabyibushye, no kubyibuha ni ugukura, urumva yiro warakujije taye. Nyine iyo mikurire yo iri guaranteed, ariko hari iyindi kugira ngo ukure bisaba ko hari icyo ubikoraho, sibyo? Bisaba ko hari icyo ubikoraho, muzaze twigane. Okay, iki ni ikintu cya mbere nababwiye, technology will be our first priority, ariko nanone the second priority tuzigira hamwe how we can make our kids grow wiser. Nimvuga gukura wiser, uburyo wagira abana bakuze ku rwego nyine ruri hejuru. Reka mbabwire, niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana, ukeneye rwose Grow Smart with Angelique. Iyi ni channel yawe. Iyi channel ikintu izagufasha ni ukuri, hano tuzajya tunyuzaho ama videos y'amasomo atandukanye yo mu ishuri, kubigisha ibyo basanzwe biga mu ishuri ariko mu buryo buborohereza, kuko uko mwarimu yakwigisha siko umubyeyi ashobora kwigisha umwana we. Njyewe mba nzi faiblesse umwana wanjye afite, mba muzi uburyo nshobora kumubwira ikintu akacyumva, ariko umwarimu ashobora kuba ari no kwigisha abantu benshi icyarimwe ku buryo noneho yisanga focus, wenda atari no gufokasinga ku mwana wawe. Bivuze ngo niba mu ishuri yagiyeyo akiga uko bateranya imibare, 2 guteranyaho 2 ni 4, ashobora kubifata mu mutwe ko babimufashije kubinywa. Ibyo terme yo kunywa irangarutsemo ko hari ukuntu kublock gufata mu mutwe ibintu gutyo. Ariko njye nshobora kumwigisha 2 guteranyaho 2, nkamwereka n'uburyo ki nyine n'impamvu yabyo, nyine impamvu ari 4, like nkamwereka nti burya bafashe ibirayi 2 wenda bagateranya ibindi birayi 2 bigahita biba ibirayi 4, bigatuma umwana wanjye nyine arya agahaga, you know. Nyine hari terms mba nshobora gukoresha mu rugo umwana akabyumva cyane kurusha mwarimu, kuko abarimu hari n'igihe wenda baba badafite n'umwanya uhagije. Nuvuga ngo turadufasha abana bacu bamenye ubwo bumenyi bwo mu ishuri, bagire full package yabwo. Ariko nanone nyuma yo kubigisha ibyo ngibyo basanzwe biga mu ishuri, nanone tuzahita twongeraho na bwa bumenyi abarimu badashobora kwigisha abana. Attitude, twigisha umwana uko akwiriye kwitwara, ni gute yakwiye kwitwara muri societe, ni gute akwiye kwitwara mu gihe mugenzi we wenda arwaye, ese yakwitwara ate mu gihe mugenzi we amubwiye naba murakaje, ni gute yabasha kumanaginga umujinya we. Wigisha umwana ni gute wabasha gushimira umuntu aguhaye wenda nk'ikintu runaka. Twigisha umwana ni gute basasa, ndakeka ku ishuri batajya bigisha umwana gusasa. Twigisha umwana ni gute, nizihe comportement akwiriye kugira mu gihe ari kurya. Ibyo bintu byose urumva ku ishuri ubu ngubu amahirwe menshi ku ishuri barabagaburira, ariko ntago mbizi, nyine simba ndi kumwe nabo, simbizi niba babigisha neza uburyo barya. Hari attitude umubyeyi akwiriye kwigisha umwana we, kugira ngo iyo attitude nayijyana muri bagenzi be cyangwa muri societe azakuriramo, aho azaba ahariho hose, bizamufashe kubaho, bimufashe kubaho neza, akundwe pe, kandi icyo yifuza kigereho, abe successful mu buzima bwe. Okay guys, nizere ko ibyo muri kubyumva. Twigisha abana bacu critical thinking, nyine amenye gutekereza out of the box akiri mutoya. It's okay, mureka byige akiri mutoya. Twigisha abana bacu kumenya uko bakwipresenta mu bantu. Hari ikibazo bakunda kubaza abantu muri interview, bakubwira ngo tell us about yourself. Umwana amenye nyine kwibwira abantu mu buryo buri professional. Nta kibazo afite imyaka 3, afite imyaka 4, bitwaye iki? Nuko nta kintu bitwaye. Kandi umwana afata vuba kurusha uko n'abandi bose bashobora gufata iyo ari bakuru, kubera ko ubwenge bwabo cyangwa se ubwonko bwabo buba butarajya kure ngo ufate ibintu byinshi. So this is the time. Ndizera muzagirira ibihe byiza kuri iyi channel, buri wese azayishimiraho, kandi ndabizeza ko
videos muzajya muzibona ku bwinshi, rwose bizagenda neza. Murakoze cyane.